Halo, ndabaramukije nanone Mwami wacu Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Mbaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi tugiye gusanga muri Zakariya ibice 4, turaza gusoma duhereye ku murongo wa 5 dusoreze ku murongo wa 8. Imana ishimwe. Mbere ya byose mbahaye ikaze rero mwiyumvemo ikaze mu ijambo ry'Imana, karibu dufatanye uyu murimo kandi Data wa twese akomeze kubishimira no kubaha umugisha. Ibyo mumwifuzaho mubibonere imbere ye. Reka mbinginge rero tubanze dusenge. Mana yacu nkuru tugushyize hejuru, nuhabwe icyubahiro, amahanga yose agushime, kuko Uwiteka ari we utubeshejeho kandi ukabeshaho ibyaremwe byose. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo twige ijambo ryawe, ubane natwe, uduhe ubwenge, Mwuka wawe wera aganze kuri twebwe, aduhe gusobanukirwa. Mwami Yesu tubere umwigisha, tukubere abanyeshuri. Urakoze, icyubahiro nigikomeze kuba icyawe, mu izina ryawe Yesu bisabye nizeye, amen. Abakunzi b'ijambo ry'Imana, iri jambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Uwiteka akirisha umwuka we wera atari abanyamaboko. Umurongo wa 5 haravuze ngo marayika twavuganaga arambaza ati ibyo ntuzi uko bisobanurwa? Ndamusubiza nti oya nyagasani. Aransubiza ati ijambo ry'Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngira ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi munini we wiyita iki? Imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya, azazana n'ibuye risumba ayandi. Barangurure bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti amaboko ya Zerubabeli niyo yashyizeho urufatiro rw'iyi nzu, kandi amaboko ye niyo azayuzuza, maze muzamenye yuko Uwiteka Nyiringabo ari we wabantumyeho. Amen. Abakunzi b'ijambo ry'Imana, dusomye ijambo ryiza ritubwiye ngo Uwiteka akirisha umwuka we wera, ntabwo ari kubw'imbaraga. Imana yacu ishimwe. Ni Imana ikoresha imbaraga zayo kandi ni Imana ikoresha ubuhanga bwayo, atari kubw'imbaraga, imbaraga z'abana b'abantu. Ibintu Imana yavuganye nawe, Imana izabikora kubw'umwuka wayo wera, kuko ni Imana itabeshya. ibyo umwuka wayo wera yakubwiye ntabwo Imana izivuguruza, nta nubwo izisubiraho. Izabikora kubw'imbaraga zayo ndetse no kubw'umwuka wayo wera. Ntabwo bizaba ari kubw'imbaraga zawe, nta nubwo bizaba ari kubw'ubuhanga, nta nubwo bizaba ari kubwo gukiranuka kwawe, nta nubwo bizaba ari kubw'ibindi bintu cyangwa se andi maboko wakirata. Si kubw'abakomeye muziranye, si kubw'abanyacyubahiro, ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana. Imana yacu ishimwe. Rero iri jambo ndizaniye wowe muntu uvuganye n'Imana, wowe ufite ikintu utegereje ku Mana, nkuzaniye iri jambo wumve yuko ari nka confirmation yuko umwuka w'Imana agiye kukubwira ko Uwiteka Imana Nyiringabo azabikora ibyo yakubwiye, kandi azabikora kubw'umwuka we, umwuka we wavuganye nawe, umwuka we wakubwiye. Ijambo ry'Imana rirabwira uwo musozi wanze kuva imbere yawe, icyo kibazo cyanze kuva imbere yawe, ngo wa musozi munini we wiyita iki? Imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Ahari Zerubabeli washyira izina ryawe. Uwo musozi wanze kuva ku buzima bwawe, ubwire wiyita iki? Imbere yanjye wiyita iki? Jyewe umugaragu w'Uwiteka, wanze kuva imbere yanjye wiyita iki? Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uzahinduka ikibaya, niko hano ritubwiye. Uzaba ikibaya. Ku murongo wa 7 ngo wa musozi munini we wiyita iki? Imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya, kandi azazana n'ibuye risumba ayandi. Barangurure bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Kandi amaboko ya Zerubabeli niyo yashyizeho ubufatizo rw'iyi nzu, kandi amaboko ye niyo azayuzuza. Icyo watangiye, ijambo ry'Imana rikubwiye ko uzagikora kandi uzagisohoza, uzacyuzuza. Ntabwo ibyo watangiye uzabisiga ari ibice, ahubwo ibyo watangiye Imana izabyuzuza. Umwuka w'Imana azafatanya nawe kugira ngo wuzuze ibyo wari waratangiye. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo Uwiteka Nyiringabo namara kubikora ibyo byose, nibwo muzamenya ko Uwiteka ari we wari warakubwiye uhereye kera kose. Niho abantu basoje batubwira ngo muzasobanukirwe yuko, muzamenye yuko Uwiteka Nyiringabo ari we wabantumyeho. Hari abagaragu b'Imana benshi bakubwiye, umwuka w'Imana wakubwiye, hari icyo ijambo ry'Imana ryakubwiye ukizera mu mutima wawe. Uwiteka Imana namara kubikora, namara kubisohoza, uzasobanukirwa ko ariyo yavuganaga nawe. Imana yacu ishimwe cyane. Rero ndabakunda, iri ni ryo jambo umwuka w'Imana aduhaye uyu munsi.
umenye ngo uwiteka akirisha umwuka we wera, ntabwo ari kubw'abanyamaboko, si kubw'abanyembaraga, si kubw'ubutwari, si kubwo gukiranuka ndetse n'ibindi n'ibindi n'ibindi, ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana wera. Mu ijambo ry'Imana twize ubwashize twumvishije ijambo ryatubwiye ngo nta muntu wamenya ibyo undi muntu atekereza, ngo keretse umwuka w'uwo muntu uramutse uje ukajya muri uwo nguwo nibwo yabasha kwibwira ibyo mugenzi we ari gutekereza. Ibyo rero ku bantu ntibishoboka, ariko Imana yacu ishimwe ngo iby'umwuka tujya tubibwirwa n'umwuka, iby'umwuka cyangwa se iby'Imana tubibwirwa n'umwuka w'Imana. Imana yacu ishimwe rero ko Yesu yaravuze ngo ndagiye ariko sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaboherereza umufasha ari we mwuka wera, ngo uwo nguwo niwe uzaza akabamenyesha byose, azabasobanurira ari byo nababwiye mu migani, uwo nguwo azabibabwira neza kuko azabana namwe iminsi yose kugera ku mpera y'isi, kugeza utashye umwuka wera muzaba muri kumwe. Imana yacu ishimwe. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo uwo nguwo, uwo mwuka w'Imana, ibyo yakubwiye Uwiteka azabikora kubw'umwuka wayo wakubwiye, hari ibyo yavuganye nawe. Imana ibahe umugisha rero, ndabakunda, tuzabonane mu ijambo ry'Imana kandi mukomeze kumvira Imana, mukomeze kumvira umwuka wera, mukore icyo Imana yababwiye gukora. Niba hari ibintu Imana yakubwiye gukora, ubishyire mu bikorwa, kuko kumvira kuruta ibitambo, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Wumvira ukora ibyo umwuka w'Imana yakubwiye gukora, hari impamvu yagusabye kubikora. Ndabakunda rero kandi Imana irabakunda, Yesu arabakunda n'umwuka wera. Tuzabonana ubutaha. Bye bye bye.